shortcut, udashatse guca ngiye apanya, udashakiye ibisubizo aho bitari, ukayitumbera ukavuga uti ni mimi na wewe, ungirira neza ndi kumwe nawe, utangirira neza ndi kumwe nawe, ibibazo bintindaho ndi kumwe nawe, ibisubizo biza ndi kumwe nawe, naramaramaje. Data ajya kutugirira neza agasanga warambiwe, wabivuyemo, bigahura n'utitiriza akakira, ariko kuko yaratinze. Burya kuri iyi si hagira abantu nka batatu baza bihuse cyane, bihuse. Kuri iyi si turi ku murongo, mutonde umurongo hano. Mumereze uburenganzira nakira umuntu w'Imana muri kano kanya. Hallelujah. Church of God, hallelujah. Mwagutuma ninda hano, munyemerere mu burenganzira, mumereze ububasha twakira umukozi w'Imana. Ntabwo ndamubwira ngo aze. Amen. Niba wicaye wahaguruka mu cyubahiro tukugomba. Tugiye kwakira ari ikintu kinyobera. Tugiye kwakira Imana mu muntu. Ni uri butume utaha amahoro. Ni uri bukubwire iki Imana igushaka. Wenda raguwa ubuhamya bugukomeza. Wenda avuga umurongo wumve urafashijwe. Amen. Ese wanyu haje abashitsi mubakira mumeze gute? Mubigenza muti? Ngewe mbiri byuya ndakata inzu yose nkayizenguruka nkahita ngutuntu tutari duhari, mbese Mana yanjye. Kuko abashitsi n'abamarayika. Aburahamu yakira abashitsi, yewe kumbe n'abamarayika. Kandi mutumye mvuga ibintu bidashaka kuvuga. Natojwe ko iyo abashitsi baje hari igihe yaba ari Imana ishe. Ngewe bitende batire munsi, hayiwe ndabona imeze nk'ishaje, ntiyaramenetse, nkareba amatasi, nkaba nanagura n'ibintu nari nateguye. Hallelujah. Hallelujah. Ndakubone mu mwanya neza ngashaka umutetsi. Uvuga utegura utuntu, entrée, yiswe, Yesu Karuvali. Amen. Bwoko bw'Imana rwose simbaremereye, tugiye kwakira abantu b'Imana, bwoko bw'Imana. N'abantu basizwe amavuta. Ibyifuzo biba bihagaze, ntabwo twagira urujya n'uruza, ijambo ibyifuzo biraza kuza nyuma, umwanya uracyahari. Amen. Mukunda ijambo, mukunda abantu b'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Murakoze ababyemeye, tugiye kwakira umuntu w'Imana. N'umumama, n'umugore w'Imana. Ati si Imana igira umugore umwe se? Ni benshi ifite. Umwana w'Imana n'umugore uciye bugufi cyane kandi ukomeye, uri hambo cyane. Yakabaye kuba ku rwego yakagubanda, ariko ariha aciye bugufiya cyane. Amen. Nigeze kuba nshaka gusenga cyane, password yanjye n'uburyo ari gusenga. Nihuse cyane, umushuti wanjye anjyaniwe, ntabwo yaranzi ariko yemeye kunyakira. Afite inzu nziza, Imana yamuhaye inzu nziza. Amen. Wow. Iyo nzu ikagira akarusho gusumba yandi mazu. Ayo nabana nabonye, apani yawe ndivugira nabonye. Ko yashizemo ahantu umuntu wese w'Imana yajya agasenga. Amen. Njyayo ndarayo mvuga, naraye nsenga buracya bunyeraho, ndigendera. Rero yubakiye Imana. Amen. Ni apostle, ajya mu bitero bitandukanye byinshi cyane. Imana amuhaye amahanga, afite umurimo w'Imana ashumbye, si ibindi n'ibiki. Icyo nzi nashidikanya kandi cyiteka, afite umugabo uyu wenda ubwo ni inyangamugayo, ni umugore mwiza muri byose. Uko niko namubonye, nubwa kabiri aje hano. Amen. Afite ibintu n'ibindi yakubwira uvuga ati Mana we, Mana we, Mana we. Reka twakira Apostle Jory Umuganwa. Amashi kuwiteka Imana. Amashi beshi twakira. Amashi. Abantu mukomeye amashi. Imana. Amashi
mukomeye amashyi Imana izayabakomeshe. Hallelujah. Abandi bazayabakomere. Hallelujah. Abahagaze ku gice cy'Uwiteka. Yes. Imana izahagarare mu byanyu. Yego. Church on the line. Imana ibahe umugisha. Munyemere byose bituje. Twubahe Uwiteka mukuru wa byose, nyiribihe, nyiribiremwa byose. Tuzamuye amaboko yacu hejuru. Uwiteka Mana y'icyubahiro, Mana ikomeye, Mana ihambaye. Twakiriye umwana wawe mu bwami. Ntago ari umujakazi, ntago ari umuja, ni umwana mu rugo rwa data. Niwe wacunguje amaraso akomeye igiciro cyinshi cyane. Niwe ugiye kutugaba muri kano kanya, mwami wanjye Mana. Mwuka wera abana natwe, hari abari hano, hari abari online, hari batwebwe, hari we. Duhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Karibu Apostle, newe iteka no kukwakira hano. Imana iguhe umugisha widegenge. Amen. Niba ari uko muyakoma ndi bushyire hasi mikoro hanyuma nyamukomere jyenyine. Ayo ngo yari ya Bishop. Uko mubana hano muramuzi, ubwo mufite nyine uko mumuzi. Reka dukomere Imana amashyi. Amashyi menshi ku Uwiteka Imana yacu. Oya wakoma arenza yo ngayo. Amashyi menshi ku Uwiteka Imana yacu. Amashyi, 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 amashyi. Uyakoma uvuga uti Mana warakoze, Mana warakoze, Mana warakoze, Mana warakoze. Uyikomera amashyi ya nyuma meza uvuga uti Data warakoze. Amen. Amen. Hallelujah. Hano baritonda. Ndumva nanjye ndi bwitonde kubera ko hano numvise hari ikintu cyitwa kwito. Kwito. Hallelujah. Eba bo Data we. Hallelujah. Ni tudafatanye rero biribuze kugorana. Nimureke dufatanye. Nimvuga ngo haleluya. Ugihumeka, ugifite ururimi, ugifite umunwa, ugifite umuhogo, ushobora kuvuga ijwi rigasohoka. Utamanitse amaguru muri CHK hano. Yes. Wumve kuvuga amina bikuguye neza. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hari ukuntu bijya bingora agiye gutangira nivuga ntangira mvuga imirimo y'Uwiteka. Ukugutuza nujya wumva umukozi w'Imana uguhagaze imbere akubwiye ngo tuza, turiza Uwiteka kuko umukozi w'Imana yabikubwiye. Ariko niwumva nawe ubwe arimo atwarwa, nawe mufashe utwarwe hamwe nawe mugendane. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Ni iki gityaza ikindi? Cyuma kigira giti. cyazi ikindi. Iyo mvuze ngo haleluya rero ntunyikirize, ubwo ni ukuvuga ngo cya cyuma kiracyaje ariko ntabwo cya kindi gityaje ikindi. Mungirire neza mu nkunde mbabonereho umugisha. Amen. 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 Amazina murayazi, ntimuyazi? Yesu Kristo mwana w'Imana. Wabonye fraya ninde? Fraya wabonye igipapuro ahantu gutya gitegura kivuga umuvuga butumwa ninde? Aha, ni 1 2 3. Abo dusanzwe tuziranye hano ni bande? 1 2 3. Ko ndowe hano gahunda ni 3 3. Bwana asifiwe. Nitwa Umuganwa, nitwa Jolly cyangwa Joli, cyangwa mu Kinyarwanda keza. Hano keza k'Imana yiremeye nyine igashyira ku isi. Amen. Yes ashimwe. Nkunda Imana. Yo yamenye kera ntaraba n'urusoro mu nda ya mama, ariko jye nayimenye mfite imyaka 10. Nibwo natuye nemeza umutima wanjye ndangije mbyatuza akanwa ko nemeye suko ambera umwami n'umukiza. Bwana asifiwe. Nimumbaza imyaka mfite ubwo mutangiye kuyibara. Niba mfite 30 nawe mfite ntimuyimbaze. Mwakire ko nakiriye Yesu ufite imyaka 10.
ariko ubwo nimbabwira ngo umaze ingahe muzi murahita mubihuza. Abanyamibare ni hatari. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Maze imyaka 38 nkorera Imana. Kandi iyo myaka yose nabonye kugira neza kw'Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Aho nagendaniye nayo mbere yuko nyimenya yo yarinzi, ariko aho maze kwimenyera kugera uyu munsi, Mana niba hari ufite icyayishinja nuko wa mugani wa mwana usigara witera amabuye, je ntacyo nyishinja. Amen. Yaransize, yarangaburiye, yaranyambitse impumwuka wo guhumeka. Haleluya. 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 Mama wanje yitabye Imana atarangana uko ngana uyu munsi. Ubuse nayishimye naba ntaringaye. Bwana asifiwe. Njewe ntayishimye naba ntaringaye. Umva afite kwishima nkanje ninde agire gutya. Haleluya. Haleluya. Imana yo ntangiye kuyikorera bivugira, hari ubwo bijya bindenga za protokole zose nkazibagirwa. Munyemere nse nubanza kujyana na protocols z'urusengero. Ndashima Imana yemeye ko nkandagira kuri aka gatuti kera kayo. Muyikomera amashyi mumfashe, muyikomera amashyi muyishimire. Haleluya. Haleluya. Bwa mbere nza hano naje ndi kumwe n'umushumba wanjye mukuru Bishop Sendakize Francis, ndamuherekeza. Nari umutwaza bitabo. Ntabwo nari nzi ko nari ndimo ntegura ko uyu munsi, haleluya, nzaba nanjye nkahagazeho kano gatuti. Ariko kumbuwite, ariko mwamfashije mukamumpera. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Nibwo nabonye uyu mukozi w'Imana. Maze rero mukunduko. Maze kugera uyu munsi ndavuga ngo muri abanyamugisha kuba mufite uyu mukozi w'Imana. Ndamushimira. Nshishijwe bugufi cyane. Imana yo mu ijuru guha umugisha. Warakoze kuyikunda, warakoze kuyikorera, warakoze kubaha amavuta ari ku bandi bashumba. Tubonye ibibazo bikomeye cyane kubera abantu badashaka kubaha amavuta ari ku bandi. Ukamufata ngo nuko ari bishop, ngo turaziranye, turagendana, turasangira, ukamusuzuma. Reka mbabwire, hahirwa uzajya wubaha amavuta ari kuri uyu mukozi w'Imana. Kandi ubundi biranashayishije. Ubundi nazira iki hano guterana ntubaha amavuta ari ku mukozi wayo yateretse hano. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Umunyamugisha nuzubaha amavuta ari kuri uyu mukozi w'Imana, azamuboneraho umugisha Uwiteka yateganije ko azamuboneraho. Sinzi namwumvise icyo mvuze. Hari umugisha wawe uyu mukozi w'Imana yakuzanye imbere, aholdinze afite. Hahirwa utazacishamo amaso uyu mukozi w'Imana. Hahirwa uzahora amwumva kandi amwubaha. Ntabwo ari we uba wubashye. Uba wubashye Imana iri muri we. Bwana asifiwe. Kandi kuko ihishe utayibona yamugutumyeho, umunsi uzamwubaha ugaha agaciro amavuta, ugaha agaciro ijambo avuga. Ndakurahiye ntabwo uzigera ubura wa mugisha we yabitse muri we wawe. Mugiye kunyanga? Haleluya. Bwana asifiwe. Nagiriye ubuntu rero bwo kumumenya, nongera kumubona aje iwanjye, ndanezerwa cyane. Ngo ibirenge by'iki bagize bate? Niki? Umugisha. Bwana asifiwe. Njya kubona mbona intumwa y'Imana, mbona bishop, mbona umukozi w'Imana aratambutse ateye intambwe imwe ebyiri eshatu ageze mwanjye, ndavuga Yesu we uhabwe icyubahiro. Mwafashije kumushima ariko ko byanteye iteka. Yesu ashimwe cyane. None uyu munsi rero Imana yo mu ijuru guha umugisha. Wakoze kunyakira, wakoze kungira icyizere. Aha hantu ni ahantu hakomeye. Nubona umukozi w'Imana kugira icyizere kwakandagira, jya umushimira. Ushimira Imana wimaze nurangiza umushimira uvuga uti wakoze kungira icyizere. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe. Urumva mwese ntabwo munzi,
ariko mwizeye bishop wanyu ko adashobora kubazanira abaturanyi bakita ikiwani. Ubwo rero mu Kinyarwanda niba cyitwa gute? Ikiwani. Bwana asifiwe. Rero kubera ko yabahitiyemo nawe ubwe ntabwo ari we wahisemo. Hahirwa rero uri bube maso, niwe uri bwakira icyo Uwiteka yamugeneye. Ninde uri maso? Ninde turi kumwe? Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Amen. Flyer cyangwa ndagira ngo twihute tujye mu ijambo. Flyer yacu cyangwa se kagapapuro kagaragaza gahunda uko iri bugende, katubwiye kurebera mu Baroma, tukirebera mu Baroma 12 igice cya 2. Bwana asifiwe. Kandi karatubwira ngo iki ni igihe cy'uko dukwiye kwitegura kwimuka tukava hehe. Yesu we, ariko rero bisho abana ndi ube mwarimu. Bwana asifiwe. Karatubwira ngo tugiye kwimuka, theme cyangwa n'ukwezi kwiki impinduka isaba iki? N'ukwimuka, n'ukuva mu bihe wari urimo ukajya mu bindi, n'ukuva aho wari uri ugatera intambwe ukajya ahandi, n'uguhindura amateka, n'uguhindura imyumvire, n'uguhindura imyitwarire. Kwimuka ukimuka ukava muri quartier ukajya mu yindi. Mu mwuka naho n'ukwimuka. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Amen. Tukimuka tukava baka tukajya hehe? Ninde uzi muri baka habera iki? Igikombe cya baka habaye iki bisho? Amarira, agahinda. N'umushari gusa, n'umushari n'uguhora dukambije agahanga. Ubuse niba nagakambya kanjye kakazemera, ariko nuko haba ukambije agahanga witotomba wumva yuko nta kintu kiriyo kizima. Rero Uwiteka uyu munsi yaguhitiyemo kwimuka ukava hatari ikintu ukajya mu cyaho cyagomba kujyamo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu yatwemere aravuga ngo murababaye bihagije, mubayeyo murahababariye, muraharakariye, murahabihiye, muraruriwe, murashaririwe. Ariko noneho uyu mwaka n'umwaka wawe, wowe uri maso mu buryo bwa mwuka, kwimuka ukava hari uburure ukajya haryoshye. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ariko ntabwo ari buri muntu, mbabarire nsige mbabwiye gutyo, ntimunyange ntimuntera amabuye. Si buri muntu, ahubwo ni wowe witeguye. Bishop yababwiye ngo yajya kwakira umushyitsi arashyashyana, babyita gushyashyana mu Kinyarwanda. AbaMama twese rero ni nako burya twabaye, ujya kwakira umushyitsi ugashyashyana. Rero Kristo wagusuye muri uyu mwaka akaba agusuye aciye muri uyu mugore ureba imbere yawe, nushyashyanira kumwakira nta kabuza ntabwo uri bumubure mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. Shyashyana mu mutima uvuga uti I can't wait. Ntabwo nzi icyo uyu mama aje kumbwira, ariko nzi ko ari wowe ugiye kuvugana nanjye. Shyashyana muri wowe uvuga uti ndumva I can't wait. Uyu mugore ari buvuga iki? Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Ntabwo ari uri buvuge, ahubwo n'Uwiteka uri buganire nawe. Yesu ashimwe cyane. Abaroma 12 umurongo wa 2, niba mwahasomye ngira ngo kenshi nibaza ko abambajirije babanje kubabwira ayo magambo. Abaroma ibice 12 igice cya 12 umurongo wa 2 haravuga ngo kandi. Nimba ujye usoma Ikinyarwanda muri itorero neza, nawe mufite ujye basomera, nkunda kujyana n'usoma. Amen. Imana iguhe umugisha. Kadusome ijambo ry'Imana, Abaroma 12 umurongo wa 2. Yes. Aravuze ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose, ahubwo mumaramaze muharanire guhinduka rwose, mugize imitima mishya. Mugwiza iki? Imitima mishya. Imitima mishya irimo iki se? Ibibi, irimo ishyari, irimo urwango, Oya. irimo iki? Ibyiza. Duharanire kugwiza kugira imitima mishya. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Haleluya. Kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Imana ahituburiye ngo tuharanire cyane guhinduka, twitandukanye n'abagawa,
ibishimwa bitandukanywe cyane n'ibigawa, witandukanye n'ab'iki gihe, Imana iba yabire, nta jambo rijya rimanukira ubusa. Bwana asifiwe. Imana ikatureba igasanga abashumba ba none ntabwo tugishoboye kwitandukanya n'abantu ba none bataramenya Imana. Umukristo wa none ntashoboye kwitandukanya. Kwitandukanya ni gute? Ni mu bintu byose bishoboka. Bwana asifiwe. Ibigaragarira amaso y'abantu, wambaye ute? Bwana asifiwe. Usokoje ute? Uvuga ute? Uganira ute? Ese wambaye ibimwe bicitse byo twabonye bisigaye? Mwuka w'Imana yigeze kunza harambwira ngo bwira ubwoko bwanjye ko burimbutse buzira iki? Kubura ubwenge. Ngo aho umwuka wa Nebukadinezari wo kugomera Imana wabagezeho ntibabimenya, ntibabitahura, ahubwo aravuga ngo ni ibigezweho. Aho umukobwa yambara iki, mumbabarire niyo muri hano nje ndi intumwa rero iratumwa ariko ntigira ite. Niba uri hano ukabambaye deshire, niba uri online ukabambaye umbabarire ntunyange, ndavuga iby'umwuka w'Imana yanganirije. Mwuka w'Imana yanganiza ngo niyo mpamvu ubona abakobwa bambaye ibibero biri hanze, imigongo iri hanze n'ibindi bihimba byose, ngo ni ukubera ko uwo ni umwuka wa Nebukadinezari waje mu bantu b'Imana muri iyi minsi. Imisatsi tukayikurugushura tukayimanura tukayibumba ngo babyitande, harya basigaye babyitande. Babyitande bya bindi byo baburugushura bakagera batya baba. No gukaraga. Kubikaraga. Hanyuma hakabaho gushokonkoza inzara nkazishokonkoza kugira ngo umugore mwiza. Yego. Mwuka w'Imana arambwira ngo ibyo byose ngo muzasome musobanukirwe Nebukadinezari. Imyaka 7 yamaze mu ishyamba arisha kubera kugomera Imana. Imyenda yamucikiyeho ntiyabimenya, imisatsi mishokonkoreraho ntiyabimenya, inzara zimushokonkoreraho ntiyabimenya. Uyu munsi nibyo byateye turabifata ngo ni bigezweho, ni ibintu bigezweho. Ese ubwo nzagufata ngutandukanye gute n'uwamenye Imana? Umushumba mumbabarire bibabwira uko umwuka w'Imana yarimbwiye. Umushumba ufashe imisatsi urayibugushuye, urafashe uguharaguye hamwe, aho ushyizemo imirongo ijya Nyabugogo n'ijya Kimironko yose irunzemo. Nzagutandukanya gute na wa wundi ujya hariya mu kanya kujya kwigurisha? Nzagutandukanya gute? Mukristo uragiye ushyira amatatuwaje ku mubiri wawe wose, kandi icyo washyizeho ni ukuri buharanire kukigaragaza. Niba ari ahangaha, niba ari mu mugongo, uri mu making sure ko wambaye umwenda, nugira utya kagaragare hahandi wagashyize, nugira gutya imbere kagaragare hahandi. Ese nzagutandukanya gute nuri muri business? Nambaye isheneti ku maguru, n'umurimbo ndimo ndirimbisha, hari icyaha nakoze? Nta cyaha nakoze. Nambaye impeta ku mano, nambaye amasheneti ku mano. Ese nzagutandukanya gute n'uwabyambaye azi icyo abyambariye? Akenshi turanakopera gusa, ariko nta nubwo tuzi ibyo dukora ibyo ari byo. Ugakopera uti muri Amerika hagezweho kwambara sheneti ku maguru, umuco we yenda uramwemerera. How about you? What is your culture? Umuco w'iwanyu uravuga ngo iki? Abahungu ipantaro zaraguye, Nebukadinezari yararishije nk'inka, imyenda iva y'umushokonkoreraho irangije kubera ko nta hifata igira gute, akajya agenda yisimba. Ibi nibyo bigezweho, nibyo by'abahungu musigaye mubona, yambaye sentire ariko sentire nta hifasha, aragenda agira gute? Abahungu di ayo bisho wantumiye, Mungu akubariki. Ni muhanire gutandukana n'ab'iki gihe. Mukristo we, tandukana n'uw'iki gihe. Uri umubyeyi, warabyaye, ushyizeho ayo matatuwaje, uri bumaking sure ko yagize gutya uyagaragaza. Ese wa mwana wabyaye niba asanze icyo wambara gisigaye kigarukira aho, wazambara ikigera he? Oho, Imana mwijuru tubabarire. Uri umugabo uragenda ipantaro zitepeta, wajya guterura akantu wese ngo mutaye. Hanyuma wa mwana wawe w'umusore
w'ingimbu utangiye kugimbuka wazabigenza ate? Azamaraho. Tugambire kwitandukaniriza kure n'abiki gihe mu mivugire yacu. Ndajya kwicarana na bishop twajya kuvuga tukavuga gusa mukozi w'Imana harya izina nabonye ari Jean, thank you, tukavuga Jean urumva aracuramye aracuramuka akora ibi akora. Twaganiriye ku murimo w'Imana uko twawuteza imbere. Niko kwitandukanya n'abiki gihe. Abiki gihe buzuye amatiku, abiki gihe buzuye amatiriganya, abiki gihe buzuye inzangano, abiki gihe buzuye kwambura, abiki gihe tandukana n'abiki gihe. Umukristo umuntu yakurakaza yaguhuguza ukiruka ukajya mu rukiko, kandi hari umucamanza mukuru ushobora kukuregera akagukoramo umurimo ntiriwe njya kwiyandagaza hariya mu rukiko. Ese Imana twakurikiye ntifite imbaraga? Ugahagurukana na mwene nyoko muvindimwe, Satani yaramuteye amwigisha kuriganya. Ese byahereye umunsi? Ninde uzi muri Bibiliya ko uwo mwuka watangiye kera? Mwuka wo kuriganya ninde ubizi? Ese ko ndeho nta Bibiliya muzi? Bishop utangiriye ishuri rya Bibiliya ninde ubizi? Kuriganya kwahereye kera, kwahereye kuri nde nani? Hene na Abeli, iryo ni ishyari, niho ryahereye. Ndo chanzo niho byahereye ishyari. Ako murumva ko ibintu dufite ni za karande. Ni ukuvuga ngo abanyashyari bose mujye menya ko bakomoka kuri nde, kandi abakiranukira Imana bakamenya kwirobanurira akajya kuyihitura akayihituro rizima. Ujye umenya ko akomoka kwa nde. Ntakwiye kujya kukwigisha. Uvukana na Yakobo ninde? Byagenze bite? Umwuka wo kuriganya waherehe. Umuriganya wese aho uzamumenya ujye umenya ko akomoka kuri nde. Bwana sifiwe. Yesu ashimwe. Mukuru wawe muvindimwe nkuko abo bavaga indimwe bakariganya, umwe akariganya mugenzi, ukazamuka uti Nyamirambo narahamenye ukajya. Reka nkubwire, iyo uregeye Uwite kuri mu ijuru uzi ko ujye kuregera hano bakakugura kandi uri mukuri, yego bakagenda bakishyura, ukaza ukarira ugatakamba uti dore n'ibimenyetso ngibi bakabica amazi, dore twaranasinyanye ngo ahubwo isinyatire muyirebe neza, yiganye sinyatire yanjye. Bisho nta makuru uzi ameze gutyo, yiganye sinyatire, kandi mu by'ukuri mwaricaye muri abavandimwe mugasinyana mukemezanya ngo tugiye kugura ururabo, mukanya ururabo rwamara gutoha rusa neza gutya, ukabwira Bishop ngo ariko nubwo twasinyanye ngewe ibyo ngibyo byuvuga nta nubwo twasinyanye, ahubwo ikintu cyo nzi nuko ururabo ari urwanje. Bishop agahaguruka akajya hehe? Mu rubanza akajya kurega. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, abamenye Imana muharanire gutandukana n'abiki gihe. Abamenye Imana, abamaze kuyemeza umutima wabo bakayatuza akanwa kabo, ni muharanire cyane kwitandukanya n'abiki gihe. Data nakureba mu bandi akwirate. Ese muzi ukuntu Yoba Imana yamwirase? Ese wari wagera ku gipimo cy'ibibazo nk'ibyo Yoba yabayemo gitumye udashobora kwitandukanya n'abiki gihe? Igeze kubwira barumuna banje, ndababwira nti ndi umuntu wari gushobora kuba indayi nkajya kwigurisha. Ndi mukuru w'abana 9, turabana 10 wacu. Babandi batari bafite umurima inyuma y'inzu, batari bafite inka imbere y'inzu, batari bafite iduka imbere y'inzu. Ndababwira ngo muri barumuna banje, njyewe iyo nza kugenda nkajya kwigurisha, buri muntu utuzi yari kuvuga ngo ngo disi kapfiraga barumuna bako, none se ko nta bushobozi bari bafite ngo kari kugira gute. Ariko uyu Uwiteka nakurikiye ntabwo yigeze abyemera. Haleluya.
nkababwira barumuna banjye ni ntacyo uzitwaza whatsoever, ntacyo uzitwaza ujya kwigira indayi, ntacyo uzitwaza muhungu ujya kwiba, ntacyo uzitwaza na kimwe, kuko igihe wari ufite urwitwazo ntabwo nabikoze. Aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Haleluya, haleluya. aho nagendaniye n'Uwiteka ntabwo yigeze antererana. Bwana asifiwe. Amen. Aho nagendaniye n'Uwiteka nagiye mubonesha amaso yanjye gutya, agenda ntabara mubona. Bwana asifiwe. Ikintu kibuze mu mwana w'Imana ni ukumwizera utamushidikanya, ukizera Imana ntuyishidikanye, ukavuga nk'umuswahili ngo kama mbaya mbaya, come sunshine, come rain, imvura yagwa, izuba rya, njyewe ndakwizeye Mana we, nzi yuko utazantererana. Bwana asifiwe. Ninde wari wagera muri ibyo bihari? Cyangwa nimo ndivuganira n'abana bo mu bisubizo, bavukiye mu bisubizo, batazi ururimi mvuga, bavuga ati niba urindushye ni akazi. Reka nkubwire, iyi Mana twakurikiye dusenga tutabonesha amaso, iyo dusubije babibonesha amaso yabo. Oya munsi sindi umugore mwiza imbere yanyu, hari icyo munengara? Ni mundeba mundebe mumbwire, hari icyo unenga? Ni ukubera Imana. Nta bindi byirato mfite, aka gasura mureba, iyi myambaro mureba, aguhagarara imbere yanyu hano, atari Imana ntabwo nari mbikwiriye. Ubuhamya bwanjye jye sinjya mbuhisha. Muntu uri hano uzi icyo Imana yagukoreye. Yego hari ibintu biteye isoni byo dusigaye tubona abantu bakora ngo ni ukugira ngo batwike. Abantu b'Imana ni mwitandukanye nabi. Mwitandukanye nabi. Mubyeyi itandukanye n'uwiki, mukobwa atandukanya imyambarire, imigendere, imivugire itandukanye n'umukobwa musore bigenze utyo, mubyeyi w'umupapa bigenze gutyo. Nje uri hano imbere yanyu nigeze kubaho ntazi ngo hari umuririmbyi ngira ngo yitwa Nkomezi, niwe ujya uvuga ngo igihe kimwe ngo nari mu bintu bigoranye, ngo nareba imbere nareba inyuma nkasanga nta butabazi mfite, ngo ariko ngo nza kumva ijwi rinyongorera rirambwira ngo ntacyo uzaba, ndi kumwe nawe. Bwana asifiwe. Kugira ngo ujye kumva iryo jwi nuko bamaze kwitandukanya n'ab'iki gihe. Iyo utitandukanije nabo wumva ijwi rikubwira ngo ngwino ma, ngo hariya hari umushuga dadi, ibyo bibazo byose by'ufite byarangira. We musore na bode yawe, hariya hari umushuga mami, utubazo twufite twose yatugukemurira. Nigeze kuba mvuye ku gatuti kuririmba, jye nari umuririmbyi. Bwana asifiwe. Mvuye ku gatuti kuririmba, ndagenda nganyira umuvandimwe ndamubwira nti papa mu Rwanda, ntabwo nabaga mu Rwanda, yarwaye, bambwiye ngo kubaho no gupfa birangana, kandi akazi nari mfite kararangiye, kandi nta mafaranga, yari papa wanjye, kandi nta mafaranga afite. Ese ubu mbigire gute? Umwana w'umukobwa yari inshuti nawe nibyo yarashoboye. Bwana asifiwe. Arambwira tambara, fata akagapantaro ma n'agapira kanjye tugende. Njyewe urumva arambwiye, jye namubwiye ko mfite ikibazo cya data ko arwaye yenda aranje ambwira ati ambara wowe tugenda, ariko nkwereka aho umperekeza. Nta bindi yandengereje. Turagenda tugiye mu hoteli, ahagenda mu modoka arambwira ati rero tugiye mu hoteli kureba mushuti wanjye wavuye hanze. It's fine. Tugeze mu hoteli arambwira ati sigara aho ndaje.
ati turaje. Turi hehe? Turi mu cyumba kirimo abagabo babiri n'abakobwa babiri. Igishugadadisha ni igishugadada, ariko n'ubu ndakireba amaso nubwo ntakibuka. Hako ni igishugadadi cyari igipapa gikuze cyicariye hariya ku gitanda. Turi mu cyumba, nicaye aha ku gatebe, cyicaye hariya ku gitanda. Undi arambwira ati ndaje, azamukana na mushutiwe. Ubwo se murambaza aho bajyaga, nanjye simpazi. Ko turi hano je nawe nzi yo bajyaga, nanjye simpazi. Bwana asifiwe. Sigaraho. Noneho uko nakasigaye nikomereza telefone. Ubwo se hari hakaje izingizi, ntabwo izi zari zihari, ariko nari umukire, nayo mfite ka gatoroshe, nari nkomeye ecyo motorora ngira gutya, njyaho ndareba. Noneho wa muntu ntavuga ikinyarwanda, ntavuga icyongereza, ntavuga ururimi rw'icyo gihugu, ntavuga igifaransa, ntavuga. Arareba aravuga ati se uyu mukobwa ndamutereta nguki. Yavugaga icyarabu gusa. Avuga ati uyu mukobwa, kagakobwa kugira ngo ashobore, buriya byanga bikunda gafite shida za dunia, gafite utubazo. Afata igikapu kingana n'iyi bafure, arafungura, aratangira akajya kuramo igifurushi cy'amafaranga ashyira. Mwibuke ko nabuze iti kijya kureba nde, kandi ndabishaka. Kurayo kimwe ashyira ha, kurayo ikindi nk'uri mufite ibyo ashaka, ikindi agishyira ha, ikindi agishyira ha. Niko mureba. Agejeje icya gatatu, Mwuka w'Imana arambwira ngo Jori we, ngo wasabwe. Numvise iryo jwi gusa mitampunga, ndahaguruka agatebe ndagafata mpita nkatera ku muryango. Nicaraho mpamagara wa mukobwa, ntariko se uri hehe waje tukagenda ubundi? Ati se aturiye, ni nicaye ku muryango. Ati se ku muryango urahakora iki? Ati kuki utagumye uganiriza uwo muntu? Se turaganira rurimi iki? Ngiko ntazi icyarabu, ko ari cyavuga cyo turaganira iki se? Ati ariko ntabwo wabura kumuganiriza, agaseka akanseka gaturagana. Ngiye kirerirahe nyuma mu gito, ariko mwavugirije impundu Imana mukayikomera amashyi menshi. Bwana asifiwe. Mu gito ubwo nyine araza, turitahira, nta kundi twari kugira. Mu gitondo cyaho ngeze ku kazi, mwibuke ko ndi umuntu mushya nibwo nkigera muri ako kazi, ariko favor y'Imana inzaho kubera ko nanze kwiyandurisha iki. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndagenda nkigera mu ofisi, Mwuka w'Imana abuza amahoro bosi wanjye, kandi ari mushya. Amubuza amahoro, arambaza cyane atari kuko mbona uyu munsi utishimye bite. Ngira rero ukuntu ngewe ntabo ryarya ngira muri gi. Niba nezerewe ndi bunezerwe, niba ndurira shandarira. Ujye umamagara yagize n'ibibazo je mitafatanya nawe tukarirana. Bwana asifiwe. Ufata akanomero kanje umumagara ngo iti mama ganza ati nahuye ndagufa nubu kandi nanarira. Ndagufasha ntabwo nyanyinginga. None harambona abona nijimye, arambwira ati se wabaye iki? Ndamubwira nti rero papa wanjye warambwiye gupfa no gukira birangana, kandi nta tike mfite, ntacyo turashaka kujyayo. Nti afata ibihumbi 100. Ariko se 100 arabibara neza gutya mu ntoki. Negereza ko ari bumbwe ati kandi n'umwenda uzawishyura. Arambwira ngo nta kibazo, genda urebe papa wawe, icy'ingenzi ni ubuzima bwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Twitandukanye n'abiki gihe. Ahari yenda nari kuryama n'icyo kigabo kikantera ibirwara, ahari yenda ntiyari kuma n'ibihumbi 100, ahari yenda nabyaje n'iyabimana ari kugenda nkajya kubyivuzamo. Twitandukanye. Aho twagendaniye Yesu we, ntiwigeze udutererana. Ntiwigeze udutererana. Haleluya. Haleluya. Iyi Imana iyo uyizeye ntigigukoza isoni. Upfa gufata umwanzuro ukavuga uti ngiye kwitandukanya n'abiki gihe. Mu mivugire yanjye, mu mikorere yanjye, mu myambarire, ndimutse mvuye baka, mvuye mu mwanda, mvuye mu isayo ry'ibyaha, mvuye mu matiriganya, mvuye mu mashyari. Ndiyemeje nkurikiranye n'Imana, aho izajya niho nzajya,
ayizanyohereza niho nzajya. Ugutwi kwanjye kuzahora kumva gusa message y'Imana, ntabwo kuzongera kumva amatiriganya n'amatiku n'inzangano n'ibini. Ntabwo iyi Imana izigera igutererana na rimwe. Tubuze kwitandukanya n'abiki gihe. Irajya kukugirira neza igasanga wataye umushumba wa Oliva wagiye gushakira kwa runaka kwa Jean. Irajya kukugira neza igasanga agiye gushakira hanze muri abo bagabo nk'abo bari banwayemo gushakiramo. Sinari ngiye gushaka se, nubwo je ntari nzi yo ngiye nsa n'intamigiye kubagwa, ariko nari ngiye he. Irajya kukugirira neza. Ese murambwira ngo ubwo yari bungirire neza? Ahari yenda uwo mugabo yari kuma 5,000 gusa, yenda nibyo byaguraga umuntu icyo gihe. Ariko mu gitondo cya mbarirwa 100, 1 2 3 400. Jesus Christ. Itandukanye urebe ngo Imana irakugirira neza. Mukobwa itandukanye urebe ngo iraguha umugabo ugukwiye. Mugabo itandukanye urebe ngo iraguha ubutunzi bugukwiye. Mugore itandukanye urebe ngo iraguha urugo rugukwiriye. Ikibuze ni ukwitandukanya. Utaramenya Imana ajya gushakira ibumoso ukajyayo. Utarayimenya rambara ubusa mukobwa nawe uti nanjye uyu nguyu arandusha iterambere. Yandushije iki? Iterambere. Reka nanjye mukuru, ariko reka mbabwire, twitandukanye n'abiki gihe maze turenga Imana yatugirira neza. Eze guhaho bishop ubuhamya gato, ndamubwira ngo Imana nakurikiye sinzatinya kwivugira. Abavandimwe, inshuti bajya kubwira ngo ariko kuri mukarunaka ukaburi runaka uvugira iki by'inyuma. Mbivuga kugira ngo bikomeze wowe ushobora kuba uri mu bihe nk'ibyo narindi. Usobanukirwe ngo yangiriye neza niyo yakugirira neza. Umenye ngo iyo nizeye uyu munsi nyivuga ni nayo ishobora kugira neza kuko wayizeye. Tubuze kwizera Imana bikwiriye. Urayizera wagera hagati mu kibazo ugatentebuka ukavuga uto ya reka nje gushakira kwa abandi ko nabonye bariganya bagatunga, reka nanjye nje gushakira mu buri. Ariko Uwiteka uwamwemeye ukagira password imwe gusa mu buzima bwa. Ese katugoye hiki akantu kitwa faith, kwizera. Kwizera ni ijambo faith ni ijambo rigufi cyane, ariko iyo rikoresheje rikubera urufunguzo rugufungurira urugi utari buzafungure. Rikubera hari nubwo njya kuvuga amagambo nkajya kuvuga mu rundi rurimi. Rikubera ikiraro, rikubera master key, rikubera password nzima. Yes ashimwe. Nkuko iyi telefone yanjye nyiguhaye nonaha udashobora gufungura kuko utazi password yanjye. Bwana sifiwe. Yes ashimwe. Niyo mpamvu uba ukwiye nayo kugira password y'ugadinga yawe, ariko kwizera. Nurebere ku musore mugenzi wawe, ese wamenya yizeye bingana iki? Ese wamenya ubundi asenga iki? Ese wamenya ubundi ameze ati? Ariko uragira utyo wavuga uto ya runaka yarakize, reka nanjye mukurikira. Buriya n'igihe ataye umurongo, niyo mpamvu ntakira. Barakubeshya. Shakira ubukire hano uzabubona. Umugore mwiza ugukwiye mushakire hano hantu. Umugabo mwiza ugukwiriye mushakire hano hantu. Ubutunzi bugukwiriye butazatuma ucumura ku Uwiteka bushakire muri Bibiliya hano. Uyu niyo muhanuzi wacu mukuru. Bwana sifiwe. Yarangiza akagushyira imbere y'umukozi w'Imana, akamutamikira ijambo, akamutamika ubuhanuzi bwawe, ariko ukamutaha ngaha kubera kumenyera amavuta. Kamumenyera ukajya akanyarira ukagaruka uko wagiye, ukajya mu mazi ukagaruka uko wagiye. Waturije imbere y'umuhanuzi wa Imana yaguhaye ukareba ko itakugirira neza. Wabyumvise ni wayikomeye amashyi. Haraho Uwiteka yacometse umugisha wawe. Not until you connect yourself to that person. Kugeza ubwo uzikonekta nawe mugahuza, ukamwemera, ukamwubaha, kubaha amavuta muriho, umugisha wawe nibwo uzawutora. Utarabikora sorry, uzurira imisozi ugaruka uko wakagiye.
uzajya mu mazi ugaruka uko nguko, uzajya kurebera kuri uyu ugaruka uko. Ariko ni wizera umukozi w'Imana yaguhaye, ukamwe apfa kuba atari hanze y'ubu buhanuzi, umugisha wawe uhishe muri we uzawakira nta kabuza. Bwana sifiwe. Uwiteka yafashe umugisha wose wawe wo kwiriye nanjye uwo nkwiriye, aho ubumbira muri Kristo Yesu, arangije agira ate? Aramuduha. Tugowe n'iki? Twacishije make tukakira uwo Kristo muri twebwe, hanyuma nkicara nkaba imbere y'umuhanuzi we yangeneye, ukareba yuko umugisha wanjye ntazawucyura. Twitandukanye. Imana rero sinyangira isoni ziyivugira, kuko jye yankuye kure. Jya nibuka umunsi umwe nigeze kubibwira Bishop, naraye inyuma y'ingunguru buracya. Uwo muntu waraye inyuma y'ingunguru uyu munsi niwe ujya kubyara agakatisha itike y'indege akajya mu mahanga kubyarirayo. Abantu nibajya bababwira ntukumve ngo nukwiyemera, tuba dushima Uwiteka ibyo yakoze. Uwo muntu waraye inyuma y'ingunguru aharanira kwitandukanya n'ab'iki gihe, aharanira kwitandukanya n'ab'iki gihe. Nari ndi mu nzu, iyo nza kuba uw'iki gihe, iyo nza kuba iki gihe, ntimugire ngo ni icya none. Kristo abavuga ni igihe cyose cyuri kuri iyi si abaguzengurutse ibyo barimo, ariko bitandukanije n'ubushake bw'Imana, ukwiye kwitandukanya nabo. Nari mu nzu, nagiye ahantu mu mahanga, uwo twajyanye tugezeyo arambwira ngo rero ndumva ntabana nawe mu nzu, umukobwa usa gutya ntabwo namusiga mu nzu n'umugabo wanjye, ntibishoboka. Uransohokera mu rugo, fata umwana umukure nka Rusizi, umuzana i Kigali, n'umugezi i Kigali mu mujyi umubwite usohokera mu nzu, ari bumenye naho aca asubira Rusizi. Nta n'itike umuhaye, sohokera mu nzu. Abana b'abakobwa twari kumwe mu rupango, ariko murumva ko ari no mu rupango, ariko mu rupango barambwira ati rero natwe ducumbitse kwa anko, ntacyo twagufasha, ariko dufite aho twagufasha tukagutwara bakagucumbikira. Oh, thank you so much, may God bless you. Turagenda. Nari umukobwa icyo gihe w'imyaka 18. Turagenda, ampereza umusore ati agucumbikire. Baramubwira mu ruzungu rwiza, aramubwira please help this young lady. Avuga ati sawa. Hari icyaha yarakoze se uwo mwana. Abo bana b'abakobwa bari bangiriye neza, bankuye byibuze ahantu h'umwanzi yenda akangiriye nabi. So rero kubera ukuntu abana bo mu cyaro baba barakuze, sinari nzi ngo hari umuntu uba mu nzu wenyine, sinari nzi ngo umusore aba mu nzu, ibintu byitwa ghetto nabimenyeye mu Rwanda. Ghetto ninde uzi ghetto? Ghetto murayizi? Ghetto ni akantu nyine umusore, akazu k'umusore yiberamo gafite ndi cyumba kimwe gusa. Mageze arambwira ati nta nubwo twanavuganye, yicara hariya nicara hano. Igihe mbona amasaha aragenda, ntegereza mama ze wapi, ntegereza papa we aze wa, murumuna we aze, reka da, mushiki we reka da, hakose what is going on. Njya kubona mbona nyine amasaha yo kuryama arageze, nta nicyo turiye nta nicyo tunyweye. Bibaye ngombwa rero ngo nituryame. Arambwira genda uryame. Ikibazo ubwo yenda agiye gusohoka, ambwire mfungeho. Kuko nambona nawe araje ngo turyamane mu izina rya Yesu. Noneho nje sinabitindaho, ariko nyine ndihugika mera gutya, ndavuga se what next.
njye kumva numva atangiye kunkoraho bibayeho noneho turarwana sinzi ukuntu ijambo ryanjemo ry'ururimi rwe kandi ntaruzi ndamubwira nturashaka kunyica ati nkwicisha iki anyway reka nsohoke ibyo byanaho mbimubwira mu ruzungu ntazi aho narukuye kandi nari nararwiga imyaka 18 nta ruzungu narinzi come here let me go out raise myself and come back and do what you want sawa ndasohoka arandangira tubuka tutya hepfo y'inzu niho uri busange aho wakwifasha ndasohoka ni mu mwijima ndareba gutya ndareba umutima urambwira ngo nusohoka urahura n'abicanyi barakwica umutima urambwira nusohoka urahura n'imbwa zirakurya umutima urambwira ngo sa nugera hariya mageze mpabone ingunguru iyo ngunguru ndagenda nyicara inyuma manura igipira cy'imbeho cyo nari nambaye igeza ku birenge ndangije nyicara inyuma muharanire kwitandukanya n'abiki gihe iyo mba umukobwa w'icyo gihe mba naratuje tugakora ibyo dukoze ariko nkabona amaramuko nkaba b'abanyarwanda bavuga mpemuke ndamuke byarangiza ugatinya kuyihamiriza yagukuyaho aho hantu naraharaye ntambwe yisazi yahandiriye nta mwicanyi wahanyiciye nta nzoka yahandiriye uyu munsi nkatinya kubivuga nuko ndi mukarunaka nuko ndi runaka simbishoboye aho twagendaniye na Yesu nigeza nterera haleluya mwanyanze ndavuga Yesu wankoreye ibyo byose niba atarabigukorera uvuga uti wabikoreye Jolly nanjye yabinkorera mu izina rya Yesu umwizero uzamura kwizera kwa uvuga uti wabikoreye uriya mugore uyu munsi tukamubona ari umuntu ukaze nanjye yabinkorera ese buriya nuko jye natanze ruswa nta ruswa natanze nta n'ikindi kiguzi na kimwe ineza y'Imana yonyine kuri iki dukeneye kwitandukanya n'abiki gihe inyigisho Uwiteka ahabwa icyubahiro ko yayiguhaye nicyo kintu kibuze urishushanya Imana yajya kugushakira hano ikagusanga mu kabari kakubura aho yakakuhereye umugisha urishushanya Imana yajya kugushaka umugisha igasanga uri mu matiku n'amatiriganya nk'abandi bagore urishushanya Imana yavuga ngo gusange mu murimo wayo hano ahubwo ugasanga urimo uravuga ngo ngiye nkanjye bakansuzugura bakanshyira kuri toilette mu makorope nta soni uri koko mu bantu bose of all people genge gukoropa tuwa ahari niho Uwiteka kugeneye ko azahaguhera umugisha yajya kuhagushakira ikakubura igasanga wishyize hejuru reka mbabwire bwoko bw'Imana udafite Imana muri wowe ntacyo uri cyo mumbabarire mbibabwire gutyo njyewe ntafite Imana muri jye ntacyo ndi cyo Yesu ashimwe udafite Imana muri wowe ukureshya ukungana imyenda y'agaciro wambara aho utuye heza aho wumva bishop avuga zero ubwiza bwawe ibintu byose byo washyira imbere impapuro z'amashuri ufite ibintu byose byo wakoze bihambaye bituma uturuka hariya reka udafite Imana zero niyo mpamvu uzananirwa kwitandukanya n'abiki gihe nibajya mu mwanda nawe ujyeyo nibajya mu matiku wisangeyo nibajya mu imyanda yose wisange nawe urimo ariko niwitandukanya n'uw'iki gihe data azakugirira neza ndavuze ngo niwitandukanya n'uw'iki gihe nta kabuza data azakugirira neza Yesu ashimwe Bwana asifiwe Yagiye turena none AbaRoma igice cya 12 umurongo wa 14 cyadufata umurongo wa 16 16 aravuze ngo muhuze imitima yego ntimukararikire ibikomeye ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje yego ntimukiyite abanyabwenge niko hasoza havuga amen komeza hepfo ntimukiture umuntu inabi abagiriye yego
mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Imana guha umugisha. Amen. Ibi byose ijambo rirakomeza riduhugura. Niduharanire kwitandukanya n'uw'iki gihe. Bwana asifiwe. Uw'iki gihe bamugirira nabi akitura inabi. Uw'iki gihe bakuvuga nabi nawe utinda kwishyura ukagenda nawe ukamuvuga nabi. Uw'iki gihe arata ubwenge nawe ukajya hari ukavuga uti nanjye mfite ubwenge ukajya kurata ubwenge. Bwana asifiwe. Uw'iki gihe ukugiriye nabi uravuga uti nta kindi nzamukora nanjye uretse kumwitura inabi. Ariko ntako bisa witandukanije n'uw'iki gihe. Uwakugiriye nabi ukagambira kumugirira neza. Ndavuga ibikakaye ko mudashaka kuvuga ngo amen. Murashaka kwihorera, murashaka kugira ngo muse n'abandi kugira ngo mushobore kujyana n'ibihe. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe. Nta mpamvu bisho yo gukomeza kuramiza abakuze kwabaramiza amata. Dukwiye gukandaho no kwigufwa tukumva uko rimeze. Twitandukanye n'ab'iki gihe mu mvugo, mu ngiro, mu bikorwa, mu mibereho yacu. Muri karitsiye bajya bavuga ati byibuze runaka uriya nyamara arakijijwe, runaka arata ko akijijwe ararasenga, ariko runaka utajya ubira hari ukuntu avuga neza akubwira neza ukumva araguhumurije, cyari kikugoye ukumva kikururutseho. Uriya ariko niba abakizwa ari nk'uriya mama ahora yambaye neza, ahora yikwije, ahorana umutuzo, ahorana amahoro. Ariko runaka uriya runaka ngo arakijijwe, amagambo yo murayazi kubera ko yananiwe kwitandukanya n'ab'iki gihe. Bwana asifiwe. Niwicarane n'ab'iki gihe ngo barate ubwenge nawe uburate. Niwicarane n'ab'iki gihe ngo barate amashuri nawe uyarate. Niwicarane n'ab'iki gihe ngo bakubwire ngo yango kugira ngo ubeho neza nuko nawe ugomba kwihorera. Nyamuneka ntuzareke mwene so ngo guhemukira, uzaburi ikigwari, uri ikigoryi. Ntuzashake kwifatanya n'ab'iki gihe niba wumva ukeneye kuwiteka kugirira neza. Bwana asifiwe. Umutima wawe data nawe urebamo akwirate, avuga ati dore ufite umutima nishimira. Yesu ashimwe. Dore uwo mbona mu Rwanda na muri Nyamirambo, nareba aha nareba Kicukiro, ariko mbonyemo hari umuntu mbonye nishimira. Icyamu Uwiteka akakwishimira. Nkwifurije kwishimirwa n'Uwiteka. Mubyeyi nkwifurije kwishimirwa n'Uwiteka. Umukobwa uraha mwifurije kwishimirwa n'Uwiteka. Data yakureba akabona nk'uko neza wari ukeneye amafaranga urayareba barimo ariko Satani ni mubi. Agaterura ati igifurushi cy'amafaranga akagitereka kandi nyakeneye cyane. Ifurushi kimwe bibiri kweri. Urumva icyo yashakaga nuko ari bubone biriya bifaranga, ugatangira kwisetsa, ukiyoroshya, ukamwegera, ugatangira kuvuga n'icyara butazi uti ndanda, ariko ngo abone yagira ate yagufasha. Ese buriya aragufasha cyangwa arakuroha gusa? Muntu utazi abadayimoni bamuriho, uhuye nawe ngo uyu nguyu yaranyemura ibibazo, aragukemura ibibazo cyangwa aragusukamo abadayimoni afite? Ubonye niyo waba umuzi muri karitsiye utisanzwe muzi, iwabo n'abajura cyangwa iwabo n'abicanyi cyangwa iwabo, byibuze ukabuze za karande zimuriho ukajya kuzemera uvuga utoke ndazemeye nzemeye nzizi. Ariko umuntu aturutse ntunamuzi, uragiye ngo ugiye nta bibazo uzamarira hariya, ahubwo ibibazo biziyongera. Twitandukanye n'ab'iki gihe.
Yesu ashimwe. Nimureke twitandukanye n'abiki gihe maze murengo data aratugirira neza. Babandi bari bazi kutagirirwa neza bakakubona ugirirwa neza. Babandi bari bazi kutakwambara ishati ngo ejo uhindure wambara iyindi babona uyambara ejo uhinduranye. Babandi batari bazi ko ushobora kwicara mu ntebe izimbere nka bakubona uhicara. Babandi batari bazi yuko ushobora gusokoza umusatsi ukika kubera yuko ibibazo bijye bituma umusatsi uhagarara. Mwari mubizi ibibazo urawusokoza gutyo ukongera ukagira kubera ibibazo. Abatari bazi ko wakwambara igitambaro ngo kikubere babibone kikubera. Mwari muzi ko hari abantu barazwa shinge no kutwifuriza inabi gusa. Akareba uyu musore uburyo ari umwana mwiza, uburyo abayeho neza, uburyo afite akazi keza, uburyo akamureka akamugira ishyari gusa. Nta kazi ke wamutwaye, nta kwamwirukanishijeho, yenda ntimunavugana muri karitsiye gusa akakubona akakwanga tu akarara gusengera ngo ujye ubaho nabi. Mwari mubazi ko abantu bahari? Barahari. Bicaye bakwifuriza gusa kubona wasaza uri ku muhanda utora amashashi, ugenda utoragura amashashi. Akaba ari byo byamunezeza. Kwa runaka nyira runaka asigaye agenda atoragura amashashi. Nibikabeho mu izina rya Yesu. Mwibikire ka password kitwa kwizera. Mukabike ukagira ibanga ryawe. Uvuga uti narara ubusa ariko nizeye ko Uwiteka ajya ahindura amateka. Bwana sifiwe. Nambara ishati imwe mu gitondo nkayi ariko nizeye ko Uwiteka ajya ahindura amateka. Uyikomera uvuga uti kafeyiti ko mbitse hano nakantu gato runaka atazi na runaka ariko akankaryamyeho nkuko nyaryama kuri password ngo hatagira umenya amafaranga ari muri telefoni yanje, niko nkaryamyeho kandi nzi ko nimfungura gutya gusa nzagera kuri konte yanje kandi nzasanga amafaranga yuzuye. Abanyarwanda baravuga ngo byose bipfira he? Mu mutwe. Nanjye reka mbabwira ngo muri inzira y'agakiza bipfiriye kutizera Imana bihagije. Ugashaka kwishushanya, ugashaka kwisanisha n'abiki gihe. Kandi reka mbabwira ikijya kibabaza nuko usoza uburiyemo. Ukisanisha ariko ugasoza uburiyemo. Kavuga ngo batanseka ngomba guharanira kujya gushaka ikanzu nk'iya bishop kugira ngo ajye kwicara muri intebe, kugira ngo ajye kwambara iriya kanzu. Ntabwo muzi aho yanyuze. None wowe ushatse ngo yisanishe n'abiki gihe kugira ngo ko kanya uhite ugera kuri ya kanzu. My friend, watuje ukibikira faith ukagenza bukeye kwa kwizera ko kuzakuzanira amakanzu nk'iya bishop 5. Iyi twizeye yafashe imigisha yose, migisha y'Imana ibumbira muri Yesu iramuduha. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu Bumana ibumbira muri Yesu iramuduha. Haleluya! Yaduhaye umwana wayo w'ikinege, zabuzwe n'iki kumuduhana n'ibindi twifuza. Turajarajaye irajya kubiguhiga sanga aho yakagusanze ibiguha ntuhari. Yewe mukristo we, ninde mukristo hano uzi ko yiyemeje umutima wakatuza kanwa ninde? Mukristo wemeye ukavuga uti nemeye Yesu ko mbere umwami n'umukiza ukabyatuza kanwa agira gute? Niba waramwizeye uwo guhaye Kristo kugira ngo mukurikire ugere ikirenge muke kaza mwendo. Funga mukanda niba ari inzara rara ubusa. Uyu munsi ahari kurira kwa kurarira ariko ejo impundu zikavuga. Nabwiye bishop iriya nzu yo mwumva babwira bishop bavuze ngo twubakiye Imana. Uramenye bishop wanjye data niwe watwubakiye, yaratwubakiye. Asante ashyira hano icyumba cye kiri ku irembo. Reka mbabwire ikintu kitwishe bakristo. Bwana sifiwe. Ni munyange
turafata icyumba cy'amasengesho tukagishyira muri annex iri inyuma. Ninde ufite umurinzi mu rugo? Ufite umurinzi hano? Umurinzi wawe abahe? Aba mu gikari? Aba muri annex? Kurige? Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Yesu ashimwe. Imana ni umurinzi wacu cyangwa ntabwo ari umurinzi wacu? Yesu ashimwe. Ukamufata ukamucomeka, hanyuma kizagutera kizaturuka muri annex haryamye. Reka da. Bwana sifiwe. Umurinzi wacu, inshuti yacu magara itubereye maso manywa nijoro, akwiye kuba hano hafi yacu. Twebwe n'icyo cyumba tugira amahirwe amaze gushyira icyo hano imbere, arangije natwe atugirira neza twubakira inzu hangaha. Iriya nzu nabwiye Bishop yagiye kubakwa, Uwiteka yayivuzeho muri 2008. 2008 iyivugaho. Mu by'ukuri mbabwije ukuri sinirarire. Twarwaniraga 2,000 n'umugabo. Mubaza 2,000 byari hano bigiye he? 2,000 mbiguzi. Hanyuma se ubiguzi karita. Hanyuma iri buze kugenda gute ko twari tutaragira uko twigenza? Inyanya ndazigura iki, gitungu ndakigura iki, ugatonda umurongo nk'umugore nyine. Yego. Ariko Imana iratubwira ngo nzabubakira inzu aho buri muntu wese azajya hajya akavuga ati inzu ni nziza. Kandi murimo murarwanira 500, 2,000. Ninde ufite utwarimo arwana natwo muri iyi minsi ngo mvugane nawe? Wabonaga ko utwo ngutwo ari utuntu twishi. Reka nkubwire, izera Uwiteka umunambeho, azakugirira neza igihe cyawe nigisohora. Bibiri n'umunani umukobwa umwana kandi akamubiye Bishop atuye na hano hafa. Mwana w'umukobwa w'iviri cyangugu araza yicara haraha. Ndavuga rero bakobwa, reka nizere Uwiteka niba ari we bivuze no kubikora azabikora. Ikintu kitwishe nababwiye ngo nukumenyera amavuta. Wareba nk'uwo mukobwa ukamutesha agaciro, ukavuga nk'uyu aje gusaba nasabe gusa mwihera umuceri yigendeye, niyo mpamvu ari manteka umutwe ngo Imana ikubake. Iranyubakira se iramanura inzu mu ijuru itereka hari. Nta navuze inzu gusa ngo ahubwo inzu y'igitangaza. Buri muntu azajya azakavuga ngo inzu nziza gutese. Na miliyoni byibuze 10 mfite kuri konte. Ninde ufite ibyo bitekerezo akavuga ati uyu muhanuzi yaramanuriye ariko yambwiye ibintu bikaze jye mbona manika ukuboko gutya. Ubu ntawe barabwira ibintu ngo yumve bimusumba. Ubyakire mu izina rya Yesu Kristo. Wizera Imana yavugiye muri uwo muntu ushobora kubona unanasuzuguritse. Reka mbabwire ntimukamenyera amavuta. 500 500 yarari hano nyaguzi karita. Hamasi nyanya biragenda bite? Oh sore se ndi bifate nyishyire mu isafuriya nyite. Ariko ngeze aho gaburira nanjye abandi bose. Butari ubuntu bw'Imana ntabwo iyo nzu mbamo babwira sinari kuyibamo. Njambwira umugabo wambwiye iyi Imana iratangaje. Nifuzaga inzu tunayubaka nambwe nakoze dari ati inzu ko ndeba kukomeza kubabwira ngo bagure iki kintu kizarangira ese ni kanisa n'iki waretse baka ati data yarabivuze no kubikora azabikora. Bwana asifiwe. Haleluya. Yabivuze 2008, 2009, 2010, 11, 12, 2013. Dutangira kubaka ntanakibyibuka. Ariko ko turi abakozi b'Imana. Bwana asifiwe. Amen. Buri muntu wese Imana igenda imwibutse icyo yigeze amuvugaho, icyo yigeze kuvugaho. Uwo yakoresheje ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo ijambo yavuganye nawe no kubikora zabikora.
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Tujya turambirwa tukabivamo kandi igihe cyo kugirirwa neza kigeze. Tandukanye n'uw'iki gihe. Nurangiza ugipange sawa sawa. Urebe ngo Uwiteka arakugirira neza. Basigara babwirana ngo ariko se ngo nk'uyu ejo bundi aje none se adutambutse ataturenza. Gipange sawa sawa. Itegure kugirirwa neza n'Imana kubera ko nawe wayubashye. Itegure kugirirwa neza n'Imana kuko witandukanije n'ab'iki gihe. Itegure kugirirwa neza n'Imana kubera ko inzira wowe bakwerekaga abandi abakuroha. Muhanda ni wavuze ngo ni bebe, ni bebe, ni bebe, ni bebe, ni bembeleze, ni bebe. Ai Yesu, ni bebe, ichukue ni bebe, mikono niweko niwe salama. Wengine wakinibeba watanipeleka baba ya Yesu ni bebe. Vijana wezi wakinibeba watanipeleka jehanamu baba Yesu ni bebe. Baba ni bebe. Wagize ngo ari injinga Imana ngo imubebe richi. Nuko yabonaga abamushuka ngo hani huri bukuru butunzi ahubwo bamuroha. Wanasifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Hari ubwo kwizera Imana ngira muri gihe mba numva nagira nk'uwo mbaga ngo mbimuteremo. Kuko narayibonye ikora, narayibonye impindurira amateka, narayibonye. Yes. Nayibonesheje amaso ya mwuka na ya mubiri. Uzi hahandi Imana ikugirira neza. Abavugaga ngo babana bo kwa runaka, babana badafite icyo bafite, uyu munsi ahubwo bakakugirira ishyari yuko wabarenze. Mbatuyeho kugirirwa neza n'Uwiteka. Hallelujah. Mpaka ndugu zenu, mpaka majirani washangaye. Amen. Mbaturiyeho kugirirwa neza n'Uwiteka, aho inshuti yawe umuvandimwe wawe azatangazwa n'ibihe by'urimo. Hallelujah. Hari umuririmbyi umwe nigeze kumva aririmba ngo iminsi bakubariye kumara ku isi warayirengeje nibarekeraho. Nibareke Imana ikore, bareke Imana nayo isohoza amasezerano. Hallelujah. Hallelujah. Iminsi bakubariye ntabwo wigeze upfa. Iminsi bakubariyeho kujya kwiba kubera ubukene ntiwigeze wiba. Iminsi bakubariyeho kujya gusambana kubera ubukene ntiwigeze gusambana. Nibareke Imana ikore. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Nibareke Imana ni igihe cyo gusohoza amasezerano kwayo. Niyo yimura abatware akimika mu bihe nta kimwe kimunanira agengibihe. Subiramo. Niwe wimura abatware akimika abami mu gihe cye. Nana kimwe kimunanira agengibihe. Hallelujah. Iureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye. Nana kimwe kimunanira arashoboye. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Reka mbabwire igihindura ibihe. Wari wigize igitangaza ikamwimurika kwimika. Bwana asifiwe. Amen. Mu muryango wibonaga nk'uwishoboye ikamwimurika kwimika. Fiwe baba.
muri biro uwo gukandamizaga ikamwimurika kwimika. Yego. All we need is a password. All we need is a password. Kandi password nta yindi. It is faith. F-A-I-T-H. Faith. Kwizera. Kwizera. Iryo jambo ryonyine. Ukarifata ukaribike. Nkuko uzi kubika password ya telefone. Nkuko uzi kubika password yo kuri banki. Nkuko uzi nigeze kunezezwa n'umubyeyi umwe. Umubyeyi umwe ngo yabonye ibintu bikomeye. Abandi bana bagiye ku ishuri. Abana be basigaye mu rugo. Aravuga ati no way. Iyi Mana nakoreye ntabwo yankoze isoni. Reka nkwereke. Afata inzira. Arahaguruka. Abandi babyeyi kugira ngo bishyure bajya kuri banki. Bakagenda bakandika sheke barangiza bakayitanga. Abakurigisha bakayakira bakishyurira abana bakajya he? Hallelujah. Hallelujah. Kwizera Imana ni nko gusara. Hari ukubona akabona uri umusazi ariko ntabwo uba wasazi. Yizere ntizigere igukoza isoni. Mubyeyi yizera umwana we ntazabura minerivare. Umubyeyi ntabwo yagiye kuri gishe yo muri Beka, ntiyagiye kuri Popirere, ntiyagiye. Ahubwo ajya ahantu hatajya hagibwa n'abantu, hagibwa amakampane n'ibigo n'ibintu bikomeye muri Beneri. Si umukozi wa leta, ntabwo ari kampani. Aragenda ajya kuri Beneri, abana bajya ku murongo nawe ajya ku murongo. Sheki yiwe yari yanditse n'agapapuro. Yari yanditseho amazina y'umwana we, ikigo cyo yigaho, amafaranga yishyura kandi bitarenze itariki ko agomba kujya mu ishuri. Aranje ngo Mana ubikorere kwiyubahisha. Amen. Kwitandukanye n'abiki gihe. Bwana sifiwe. Ahari yajya mu bagabo ntabwo yari kubona iyo minerivare. Yari gukuraho bitanu by'intica ntikize, agakuraho indwara, agakuraho abadayimoni b'uwo mugabo. Nabyo mujye mubizirikana. Ntabwo guha ubufaranga bw'intica ntikize gusa, ntabwo usiga indwara gusa, hari n'abadayimoni. Ntabwo ubuzi karande zigenzuriya muntu, ntabwo ubuzi imigozi imuri inyuma arwana nayo. Ushobora kubuzi iwanyu ariko iwabo n'uyizi. Warangiza ugafata ya wawe n'utazi, ukaza ukayirunda ukayivanga n'iyiwanyu. Ugahora uri probleme bibazo 24/7. Ugasenga wapi? Kumbe hari ibyo wanasobanukiwe ibyo washyize muri wowe. Bwana sifiwe. Umubyeyi arahagarara. Baragiye igihe kigeze bamugeraho. Bamugeza ati se mubyeyi ati atanga agapapuro kurigisha nkuko abandi batangaga amasheke kugira ngo bayadepoze ku bigo n'ibindi nk'ibyo. Aragatanga. Bakurigisha aramureba. Ibi kandi byo ndabifata nguki. Iyi sheke niyo muri ihe banke mama. Urayibona ariko niyo nyine niyo. Hanyuma se haleluya. Bwana sifiwe. Hagize unyikiriza ariko. Kwizera ukunguku twizera Imana tutabona igikora ibintu abantu bari aho iruhande rwe bakabibona ikora. Wayisenze wiherereye ntawe wamenye ibyo wakoze ariko yajya kugusubiza buri umwe akayibonesha amaso ye. Iyo niyo Mana ninginzi umugoroba ngo uyizere udashidikanye nirangiza ugutabara abantu bose babibona. Amina. Wa mubyeyi muvuge ngo marayika. Hahuruduka marayika w'Imana bayabibonye avuga ati uyu ni umukirisito yizeye Yesu aje hano gufata amafaranga Yesu yahamubikiye, reka amafaranga tuyamuhe. Bwana sifiwe. Haleluya. Umupapa arambwira ati nimumunzanire hano. Bamuprotokora VIP. Ariko umuntu utajya wumva iby'Imana igikora ngo ayikomera amashyi batabimusabye. Yewe. Uwaje aje kuri banki itaginagendwaho n'abantu, this time bamuprotokora nka VIP.
baraje baguprotokole nka VIP mu izina rya Yesu. Kubera Imana wizeye ndakubwiye ngo ugiye guprotokolwa VIP. Ageze ati mama ati bimeze bite? Ati nuko bimeze. Umwana wanjye yicaye mu rugo nyine abandi barimo kwiga. Byumweru byari bibaye 2 nibuka ko ngomba kujya kurigisha kubikuza nk'abandi nkamwishyurira. Nibyo ati waje kubikuza ati afata agapapuro ke aragenda ariherera asinya sheki. Wizera uwizeye ni ukomye amashyi ni ubyumvise wenyine ukomeye amashyi Imana ibyo yakoze ni uyumvise wenyine. Afata sheke arayisinya arangije aramubwira ati genda uyitware muri iyi banki. Aragenda ashyira kuri konte y'umwana, umwana aragenda ajya ku ishuri ndetse hanasaguka namugurira ibikoresho ndetse hasaguka na jade poche. Naravuze ngo kukwize najyaga nizera ariko uyu warandushije kandi mujye mwemera ntukarwanye wakurushije ahubwo jyo wemera. Umubyeyi aremera yizera Imana aravuga ati sinzajya kuyasambana sinzajya kuyibira sinzajya kuyashugurika pembeni. VIP mu cyumba cya VIP yicaye hasi aka climatiseur kamukubitaho gutya. Haleluya. Wa undi waje atazi kwa kundi uko wa musore umukozi w'Imana aririmbye Prosper yareba imbere yareba inyuma kumva atazi ubutabazi bwo buri buturuke ariko ngo Uwiteka yatumbiriye uwo munsi aramutabara. Ese nubundi reka mbabwire iby'iyisi nuko ninde z'urugande hano hari abana b'Ibugande bato cyane bonya nkunda bajya baririmba ngo wajya werere ebitukayani Sibyo nabicamu la 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 la. Bwana sifiwe ngo twazanye ubusa kuri iyi si ngo kandi tuzasubira nayo ubundi ngo rero ibirimo biduteranye n'abantu kuri iyi si ngo ni bure ntacyo bimaze. Ariko reka mbabwire umugabo umwe niwe wigeze abwira mugenzi we ati sha ati waretse tukizera ibi bintu by'abarokore bajya bavuga ngo Imana bavuga ngo ijuru twabyizeye natwe tugapfa kubijyamo. Umuntu wagize neza ko ntawe ujya umuhana twazanageraho tugasanga nta juru twaragize neza ko ntawe uzaduhana ko tuzaba twarigiriye neza aho kugira ngo twicare duhakane ijuru duhakane Imana. Waretse tukabyumva ibi bintu tugapfa kubijyamo ate kugira ngo tubihakane. None reka mbabwire bwoko bw'Imana basi nubundi ko ntacyo wenda kwiyunguraho ubukene ufite ko ari ubwo ngubwo data ko ari wenyine ufite urufunguzo rw'ubukire bwawe mwaretse tukamwizera. Umwana w'umuntu ujye nigeze njya mbivuga abantu bakagira ngo nje nzajya mvuga ukuri uko kwakabaye nigeze kwizera umwana w'umuntu. Abana banye njya mbabwira ukuntu natangiye segonderi ifite imyaka 19 ntibabyumva bakambwira ngo how comes mommy how comes 19 your firstborn is done with his high school at the age of 16 you 19 wari utaratangira segonderi ya mbere. Umwana wawe w'imfura arangije segonderi afite 16 gusa ariko wowe wagezeje 19 afite agatoya kakambwira ngo mami ngo se ngo wari umuswa ngo wajya gusubira muri classe buri munsi ugasubira muri classe. Nambwira my daughter ntabwo nari umuswa nicyo bita ubukene. Ariko ndabatumiye ku itariki 9 nzaba mpabwa masters. Wa mwana watangiye imyaka 19 nabwo ari uko Uwiteka muciriye inzira nabwo ari uko Uwiteka aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana
Jambwira abantu nize ahantu ku ishuri niga imyaka ingahe ninde uzi kubara 3 nta unyishyuza nta nunyishyurira uwizeye ni ubyumvise wenyine 3 Bwana sifiwe 3 nta unyishyurira nta nunyishyuza hari ukuba utarishyuye ariko wanditse ahantu amazina yawe wishyuzwa mwaka wa mbere urishyuzwa 5,000 wa kabiri urishyuzwa 5,000 cyangwa 500 igihembwe kimwe ibihembwe 2 ibihembwe 3 ibihembwe 6 ibihembwe 9 mwakwizeye Imana ko nta kinanira uzatinya kuyivugira nuko ndi mukarunaka nuko ndi runaka sinzigera nti muntu ufite ibibazo nk'ibyo nari ifite izera Imana urebe ngo irakugirira neza mama bakirukana abana bicaye iburyo bwanjye bakirukana bicaye ibumoso bwanjye nkasigara hagati meze gutya ngo nkafata note neza nkandika nitonze cyane nkandika note umwaka ubumwe imyaka 2 imyaka 3 umwaka wa 4 niho umugabo umwe yambajije ngo naye mwanagwe anakusasurira nabwo Imana yashakaga kwihesha icyubahiro mumvugire ngo Imana igidutabara Imana igitwiyereka Imana igiturengera we nimumvugire ngo Imana ariko ayiwe shaka uzanyita umusazi uzakushanyita uko ushaka Bwana sifiwe haleluya iyo wayizeye uyizera nta ubizi kuri muyizera faith is hidden in you kwizera guhishe muri wowe nibanga ryawe nayo yonyine gusa nimwe mubiziranyaho ariko ijya kugusubiza ije yemera bakubona gukundi bakakubona ukundira none Bwana asifiwe ije yemera igahindura ibihe ikagira gutya ikigaragaza ikitamurura uwari ukuza ukunda akakubona ukunda ariko we Bwana asifiwe Yesu ashimwe arambaza ngo ariko wa mwana ngo ubundi ninde ujye kwishyurira amubwira ni nanjye ntabwo mbizi tujya mu bitabo baranshakaho nishyuzwa barambura ariko barananshakaho nishyuriye naho barambura mumvugire ngo Imana yo kabyara we Imana yanyigishije Imana yangize uwundi we haleluya sinzigera ndambirwa kuyivugira hari umuririmbyi kera ajya kuvuga ngo sinibuka ukuntu itangiye ariko akavuga ngo kubona umuntu agenda ukifu kumva wifuje kumera nka we Bwana asifiwe haleluya ubu rero wabona umugore w'igitangaza imbere yawe shaha Imana igucishije aho naciye wemeye ugaca aho naciye nibwo nawe waba igitangaza udashatse guca amashotikati udashatse guca njiyapanya udashakiye ibisubiza aho bitari ukayitumbera ukavuga uti ni mimi na wewe ungirira neza ndi kumwe nawe utangirira neza ndi kumwe nawe ibibazo bintindaho ndi kumwe nawe ibisubizo biza ndi kumwe nawe naramaramaje data ajya kutugirira neza agasanga warambiwe wabivuyemo bigahura n'utitiriza akakira ariko kuko yaratinze burya kuri iyi si hagira abantu nka 3 baza bihuse cyane bihuse kuri iyi si turi ku murongo mutonde umurongo hano kuri iyi si turi Bwana asifiwe iyo uriya musore asubijwe tambuka wasubijwe mu izina rya Yesu kandi bikugirirweho mu izina rya Yesu iyo asubijwe twari 4 hasigaye bangahe
hari ubwo data ajya ku murongo kubera ko turi ku murongo kuri iyi si akaba azi namba yawe yahagushakira agasanga wagiye mu kabari kuba ariho usangira igisubizo. Ubwo nibaje araza yisubiriza uyu uri hafi aho, tambukira urasubijwe nawe mu izina rya Yesu. Noneho natwe kuri iyi si ikintu kitwishe ni iki? Twishwe no kudategereza Uwiteka ngo dusobanukirwe ngo turi ku murongo. Noneho aba bahavuye uyu nguyu bari inyuma ntibikakugirirwaho mu izina rya Yesu, aho kugira ngo asigare avuga ati Mana nanjye ndagutegereje, uko wagiriye neza mwene data, uko wamukemuriye ibibazo, uko wamusubije, uko yategereje yihangaye, uko wamuhaye imbaraga zihanga, nanjye ndatinze ntegerereje aha, ntabwo ndi buhave, ndahari Mana kugeza ubwo. Aho kugira ngo atinde ku isengesho, wagiye ute? Yarambiwe. Yarambiwe. Uramenye kandi birabaye ko kurahiye uramenye wa mu izina rya Yesu Kristo ndagusengera. Aho kugira ngo atinde kwivi ahubwo ati kweri runaka ejo bundi turi kumwe hano turimo turira muri puberi hamwe, none koko arazamutse abaye igitangaza, arimo kwitwaramo agapfira muri iriya modoka, ngiye kubera iki buriya atari giye se buriya nuko azi gusenga cyane se buri my friend. Aho kugira ngo utinde wibutse Imana ibyawe, waravuze ngo uzantabara Mana, waravuze ngo uzantabara, nanjye ndi hano ndagutegereje, sindi buhave kama mbaya, ahubwo kugira ngo urabona kweri ejo bundi turi kumwe, none hasigaye bamuprotokora ari VIP, atandusha amavuta, atandusha kwambara neza, atandusha kweri we my friend. Tubuze ibisubizo byacu ariko byaramanutse. Icyo wasengeye niba utaragihabwa, ugenda ubwira Uwiteka ngo nasobanukiwe ibanga. Ubwira Uwiteka ngo uyu munsi nyuyibanga, utaransubiza ndahari, usubiza kimwe ndahari, usubiza bibiri ndahari, usubiza bitatu utarabisubiza byose ndahari. I'm here to stay. Itike nimwe gusa yo kujya muri Kristo Yesu, ntabwo mfite one way ticket. Kuva narakugezemo Kristo we, naragira ubuntu bukumenya, naragusobanukiwe, nzi imikorere yawe, niko hapa. I'm here to stay. Banseka ngo sinsubizwa sengana n'abandi, ndagumya hanga. Bankwena I don't care. Iyo Mana twizeye si bayari, si kigirwa Mana, niyo kwizera yabizera, niyo gitare. Haleluya. Iyi Mana twizeye ntabwo ari bayari. Igihe cyawe, umunsi wawe, isaha yawe, umunota wawe, isegonda yawe, iyo byageze urasubizwa. Gipange sawa, ugume ku murongo. Mwabonye igihe abandi bagendeye, uyu mugabo aracyari ku murongo, acyategereje igisubizo cye. Wigeze ariko kurambirwa uragenda hoya mu izina rya Yesu ntuzigera urambirwa. Guma ku Mana uvuga uti nkunambyeho. Kama mbaya ndambara ishati imwe baranseka ariko sinzajya kwiba. Bwana sifiwe. Nta gasabune mfite nzajya mfata agashati ngende ngira ukuntu ariko ntabwo nzava ku Mana yanjye we. Ndakurahiye ntabwo izigere gutererana. Izigere gutererana. Reka mbabwire. Imana dusenga ijya yumva. Iyaduhaye amatwi irayafite. Iyaduhaye amaso iratureba, irabizi ibyo dukeneye. Iyaduhaye ubwenge irabufite. Igihe cyawe gusa nicyo kitaragera. Ngira ngo mwashaka nkoze mbabwira ngo twara ngo itike yawe indege iraje. Bitangaza byawe reka mbabwire. Data vugira mu migani. Ubu urimo kwakira, arimo kwakira. Igihe cyawe iyo cyasohoye, no matter what, come rain come sunshine, uri bunyerere ari kuze kubyuka wikanga wageze hano.
kubera ko ariho igitangaza cyawe kiri. Wanasifiwe. Haleluya. Neza kurenza iminota iyo nacometse sinjya nibuka. Muze kumbwira umutera rurita hageze ndarekiyeho. Yesu ashimwe. Uyu mugabo wategereje atya igihe cye kiragera nawe akabwirwa ngo arasubijwe mu izina rya Yesu. Akava kuri wa murongo yatinze agahindurirwa amateka. Ejo ukabona yambaye amakositime yakire mu izina rya Yesu. Ejo ukabona yambaye amakositime ahinduye inkweto, yambaye iz'umukara, yambaye iz'umutuku, yambaye iz'umuhondo, ahinduye amakositime. Ejo yari yambaye umutuku, ejo yambaye umweru, kubera ko igihe cye cyo gusubizwa. Twari ibisubizo byawe mu izina rya Yesu. Reka mbasabe ngo twitandukanye na biki gihe, maze turebe ngo Yesu aratugirira neza. Yesu ashimwe. Twitandukanye na biki gihe, maze murebe ngo data aratugirira neza. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe. Kubera amasaha yageze, ndasaba kugira ngo dusengane ubundi manuke ugatuti. Ariko mbasigira ijambo rivuga ngo ikitubujije kwakira, ahari ikigutindije, sinzi kwizera kwawe ko kungana n'Imana ikuzi, sinzi kwihangana kwawe ko kungana hari n'Imana ikuzi, ariko nta jambo ryerimanukira ubusa. Iyi Imana ikubwiye ngo itandukanye n'abiki gihe, nuko hari yabonye hari ubwo ujye wizera wavaho ukatenebuka. Ahari Imana akubwira ngo password yawe no kwizera gusa, ahari nuko yabonye ujye ugira utyo ukabivamo. Umurongo wo turiho kuri iyi si, igihe cyawe cyageze nibwo usubizwa. Ntabwo uzigera usubizwa igihe cyawe kitaragera. Nushaka umenye ngo igihe cyawe uko byageze igihe cyawe cyagera ukavuka, ni nako igihe cyawe nikigera uzasubizwa. Muhaguruke dusenga Imana. Bwana asifiwe. Tugiye kwinginga Imana, tuyibwire ngo Mana we, twasobanukiwe, twamenye yuko gusa tugiye kwitandukanya cyangwa se Mwami, nubwo nitandukanije ariko ndinda kuzagira gutya nkahura n'ibigabo by'ibigoryi cyangwa ibigore by'ibigoryi cyangwa amagrupe y'ibigoryi, ahubwo nshoboze kumaramaza nitandukanye n'iby'iki gihe, maze nshobore gusingira umugisha wanjye. Kandi namenye password ko ari ukwizera. Guhera uyu munsi nemeye yuko ngiye kukwizera. Imvura igwa, izuba riva, ninda mu bibazo bitebuka gusubizwa, ariko ndamaramaje ngiye kukwizera ibihe byose. Reka tuzamura amajwi yacu. Data mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye kudukunda kandi ukatwitaho. Tugushimiye ko uyu munsi waduteguriye neza. Mwami ukatwibutsa yuko ikibuze muri twe ari ukwitandukanya n'abiki gihe. Turamaramaje Mwami, we surrender all to you. Byose tubishyize mu biganza byawe. Ibyatumaga tutitandukanya n'abandi, imyambaro yatumaga tutitandukanya, ibibazo byatumaga tutitandukanya, ibyatumaga twiyoberanya, ibyatumaga tujya gushakira ibisubizo ahandi, ibyo byose tubishyize hasi mu izina rya Yesu. Turamaramaje, dufashe gahunda yo kukwizera. Imvura yagwa turakwizeye, izuba ryava turakwizeye, ibibazo byatinda kuri twe turakwizeye, byakwihutira gukemuka turakwizeye. Mwami uzadushoboze, numara kudukemura ibibazo ntituzibagirwe, ntituzigira ubwo tukwibagirwa, ngo twibagirwa aho wadukuye, twibagirwa ko ari wahinduye amateka, twibagirwa ko ari watuvuzeho kandi wahize ukabisohoza. Ntihazagira ikitwibagiza nk'uko wabwiye Abanyisiraheli. Data turakwinginze Mwami, udufate ukuboko dukomeze, tuongoze Jehova, tuongoze Mwokozi, tuwezeshe Baba, twakuomba tuwezeshe, maana sisi ni binadamu, turabanyantege nke. Hari ubwo twikanga twateremutse, hari ubwo twikanga twatirimutse aho twagomba gusubirizwa. Dushoboreshe. Turagushimye kubikoze Papa, tuguhaye icyubahiro, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu. Urakoze kumvise gusenga kwacu kandi udusubishe, kandi wihesheje icyubahiro. Izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Munyemerere soza amanuka ku gatuti. Shimira umutware wanjye wanyemereye kuza hano gukorera Imana. Imana yo mu ijuru muhe umugisha. Abana banje aho bari Imana ibahe umugisha. Iriya ni ministeri, iyo batanyemereye kuza hano ntabwo mwahambona, umutware atanyemereye ntimwambona. Mumfashe gushimira cyane umukozi w'Imana angira icyizere. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mwakoze kumva ijambo ry'Imana, mwakoze ko mwumviye Imana. Imana ibahe umugisha cyane. Bless you. Amen. Bless you too. Amashyi menshi. Reka tumutunge ibiganza tugihagaze, tuvuge ngo imbaraga, amavuta n'umwuka wera. Haleluya. Ese mwakwicara.